Mu mujyi wa Gisenyi hari umuryango wabanaga mu mahoro. Christine na Patrick bari bamaze imyaka irenga 12 babana mu rugo. Bari bafite abana 2 b'abahungu. Ubuzima bwabo bwabonekaga nk'urutare rukomeye rudashobora kunyeganyezwa. Christine yari umugore w'imico myiza, wizerwa, ariko wakundaga kwitonda no kurinda isura y'urugo rwe. Patrick we yari umugabo uzi kuganira, usoza inshingano ze nk'umutware, ariko rimwe na rimwe yakundaga kuba ari mu kazi cyane ku buryo yaburiraga umwanya umugore we. Iminsi yaricumye, Patrick akomeza akazi kiwe nk'ibisanzwe. Mu gihe kimwe, Christine yatangiye kumva ari wenyine, tangira kumva irungu ryamwishe. Kuko umwanya munini yawumaraga mu rugo wenyine, kuko n'abana babaga bagiye ku ishuri. Muri urwo rugendo rwo kwigunga no gutekereza byinshi, Christine yahuye n'umugabo witwaga Jean Claude. Jean Claude yari umugabo mwiza, utuje, kandi yari atarashaka, yari asanzwe afite umushinga ahagarariye mu mujyi. Yari afite impano yo kumva abantu no kubaha icyizere. Christine yamumenye ubwo yajyaga ku bitaro gusura murumuna we, aho Jean Claude yari ari ashinzwe ibijyanye n'ubuvuzi rusange. Ikiganiro cyabo cyatangiriye cyoroheje. Baganiriye ku buzima, ku rugendo rw'abashakanye, ku mibabaro y'amagambo atavugwa. Christine yagiye yumva ijwi rya Jean Claude rimusanga mu mutima we nk'ikirere gituje. Yatunguwe no kumva ashaka kugumana nawe kurusha uko yaba ari kumwe na Patrick. Bidatinze ibyari ubucuti byahindutse ibintu bikomeye. Bahuye inshuro nyinshi ku mugaragaro nk'inshuti basangira, ariko nyamara ibyo bitaga ubucuti byari urukundo rwari ruri kuvuka gahoro gahoro. Nubwo Christine yageragezaga kuryama ari kumwe na Patrick, nyamara umutima we wabaga wibereye kwa Jean Claude. Yarebaga umugabo we, ariko yasubira mu ntekerezo z'ibiganiro yagiranye na Jean Claude, agatangira kugira umutima umucira urubanza, ariko nanone akumva atangiye kugira ibyishimo atari yarigeze mu myaka irenga 10 yabanaga na Patrick. Umunsi umwe Patrick yavuye mu kazi bitunguranye agaruka mu rugo hakiri kare. Ageze mu rugo asanga Christine ari kuvugira kuri telefone aseka cyane, asubiza ijwi ryoroheje. Umutima wa Patrick wahise umenya ko hari ikitari kugenda neza ku nshuro ya mbere mu myaka yose bari babanye. Yahise amubwira ati, Christine, ninde ubwira ayo magambo? Christine yaracecetse. Ijwi rye ryahise riba rike, aramubwira ati, ni inshuti isanzwe ntacyo bitwaye. Ariko Patrick ntabwo yari impumyi. Yatangiye gutekereza byinshi, aragenzura amenya ko Jean Claude ari umugabo ukunzwe kuvuga cyane n'umugore we Christine. Yahise amenya ko hari ibirenze ubushuti. Nubwo byari bimeze bityo, Patrick nawe yari afite ibanga rye. Yari amaze amezi aganira n'umukobwa muto witwaga Claudine, ushinzwe kwakira abashyitsi mu biro bye. Claudine yari azi neza ko Patrick afite umugore, ariko ntiyigeze abyitaho. Yari amaze kumwinjiza mu buzima bwe, na Patrick atangira kumva atakwihanganira kuba mu buzima bw'umugore umuca inyuma. Uko Christine n'umugabo we buri wese yari atangiye kugenda yikurura ku rundi ruhande, urugo rwabo rwatangiye gusenyuka buhoro buhoro. Ntibari bakiganira, ntibari bagiseka, ndetse batangira no kwibagirwa inshingano zabo zo kwita ku bana. Mu mpera z'umwaka, Christine yafashe icyemezo cyo kujya kwibera muri Kigali kugira ngo atangire ubucuruzi. Nyamara ukuri kwari uko yashakaga kwigira kure, abona amahoro yo kujya abonana na Jean Claude mu buryo butabagoye. Nubwo Christine yashakaga ibyo byose, nyamara Jean Claude ntiyigeze ashaka ko Christine asenya urugo. Yaramukundaga, ariko yamubwiraga kenshi ati, witandukana n'umugabo wawe mwubakanye ino myaka yose ku cyifuzo cy'umutima ukeneye kuryoherwa. Nubwo Christine yakomeje kumwigaragariza neza gutyo, Jean Claude yatangiye kumwihorera, atangira kwitandukanya nawe. Christine yasigaye i Kigali wenyine, umutima we wuzuye ibibazo, ko yari amaze gusenya urugo rwe, yabuze uwo yatekerezaga ko agiye asanga. Na Patrick ubwo Christine yagiye, byamubereye nk'igisobanuro cyo gukomeza ubuzima bwe na Claudine. Ariko ntabwo byamuhiriye. Claudine yaje kumumenya neza, amubonamo umuntu ushaje udashobora kumenya aho isi igeze. Yaramuretse Patrick asigara wenyine. Atakambira abana be ngo bamusure, ariko nabo batangira kumubona nk'umuntu udafite icyerekezo.
Christine na Patrick bose basigaye mu rugo rwasenyutse. Bombi bari bakeneye umuntu wo kubumva, ariko ntibigeze bamenya ko kuvugana no kubwizanya ukuri ari ikintu cy'ingenzi. Christine yasigaye i Kigali mu nzu y'ubucuruzi, asigarana igikomere mu mutima we. Patrick nawe asigara mu nzu nini yari iri mu mujyi wa Gisenyi, ahora yumva urusaku rw'abaturanyi.